byaraneze. Rega ni ngombwa kwera. Ese yobewe ifumbire twashyizemo ko yaganaga yari nyinshi. Aha nibyo koko twashyizemo n'ifumbire nyinshi cyane. Rega ni ngombwa inka ze ko zihari. Ubundi twabuzwa n'iki ubundi guhinga ngo tuneze. Kubundi ntuza isimbi ntawe nigeze mbona ntigeze mu kibyera ubundi yagiye he? Namutumye kuvoma akabaza atari yakaza mutumye ryari. Aha isimbi harabanguka ntago yagiye kare cyane. Ari bubanguke ntago ari nka mukuru. Ubundi se wibutse kumubwira ngo azine ikintu uratoraguriramo ko ndeba nta kintu wanazanye. Nari namutumye igitebo ariko ndi kubona ari kure neza umenye uko uzabijyana ku isoko. Dore ko abanye Kigali binenaguza dore n'ubitema. Aha nta kibazo ndabikuramo. Ariko nubwo nje nyine nzanye inkuru mbi. Muri bimeze pisi nyine bamufunze jawe n'umukwe wawe ese hari undi bita jawe. Baba wiringira amahoro kuko amaherera ari inyuma. Ubwo umukwe wanjye baramufunze aguse araziri. Papa bamufunze ariko nyine ntabwo nzishyiraje nandi nyize cyane bari kubivuga nyine ko bamufunze. Ngiye kujya ku muhanda mbikurikirane neza menye inkuru mpampa ntabwo byumvikana. Rero uteke vuba ari ngenda giye ku muhanda nkurikirane iby'iyo nkuru kuko ibintu birakamye. Mwana ibibazo biragwira ese mawari by'ubu tugiye guteka amagemurire nyine ntabwo uzi umukobwa wacu koko we yagiye kumusura ntabwo mbizi niba yagiye use wagoze ukuntu muzi yajyayo. Makuru ari meza viye. Mwana. Ntabwo nitwa Viana. Ahubwo nitwa Simba ndi. Muze ko mbona ufite umuhigo se noneho ugiye. Ane biki gihe ko ngo umuhigo se ubundi ushaka kuvuga. Ngo umuhigo ntabwo mvuze umuhigo. Mvuze umuhigo bisobanuye umuzigo muze. Wintinza mwana wa. Ahubwo ndagira ngo ugire ikintu ufasha. Ndashaka kugira ngo unyereke ahantu baba bafungira abantu bagiye bakora ibyaha. Ubu nayoboye inzira rwose. Nafuriye ahantu hose sinakubwira. Ubu nibwo nkigera muri kano gace nta nzira nzi. Mbabarira rwose ufashe n'uwo mbonye muri ino nzira. Ufashe? Ufashe ubwo se ndagufasha ku kibazo kimeze gite bwo? Abana bikiye. Ndagira ngo undangire kuri gereza. Gereza? Gereza se gukora iki muzehe gose? Mbona mu bintu byose wabyujuje imifuka. Ugiye gukora iki kuri gereza? Mwana wa, uguza kaga nahuye nako. Fita hariya umuko wanjye yarafunze. Ngo kandi arazira iki? Ngo yakibe umugore we dore ko umukobwa wanjye wungu yirirwaga mu kabari. None rero umuko wanjye ni ufunze. Ndamugiye murengore ko namushyira agafunguro niko ko yashyira nibuza akaboko ku munwa akagira Imana. Ko ndumva mwahuye n'ibibazo. Ubundi se ubwo muko wawe bamwitana? Amwana we. Umuko wanjye bamwita Abudaraja. Budaraja? Akomera ukabaho. Ni wewe se papa wa Isimbi? Nisi rwose ni uko bimeze. Hari ubwo ufite abakobwa babiri ni Isimbi na Hogoza.
uramuzi se? Oya. Ubwo kuri gereza uzuye iminota ibura ngo ugereyo. Do ni kuri iriya nzira hinguka hariya ntabwo uri kuyibona neza. Ndimo kuyibona. Iriya iriya komeza rwose uhita umubona. Urakoze mwana wa. Ngiye kuzahigomba arimo Mbazi ariko nzakwira. Wahora n'iki wa muntu ishyano rigwira abagabo. Byabwo bigwira abantu se gutuma sura musaza mwari muri kumwe yarakubwira ibiki. Wahora n'iki? Ushaka kumenya se kira musaza tuvuganye? Ubishakira iki se? Akumenya nimba binyerekeyeho nanjye nkabimenya. Nyine mana leta ntabireba. Wa musaza garima mbaza ngo ahantu nyine ngo kurigereza ngo bafungiye umukwe we ngo bitaja. Waba umuzi we? Ushobora kuba umuzi cyane. Ubwo rero ngo ukuntu byagenze ngo uwo mukwe we ngo yarwanye n'umukobwa ngo nyine ngo urumva ngo yashatse ngo bari gupfa ndi ni njyewe nyine sinjye Mbarimo Mumazi se suni. Ayo ni amakuru maye man. Noneho rero man wewe ungise wishimiye nko njye nibereye muri stress reka nikomereze man maye nkuru nshya kabisa. Hano wabimenya man. Nzakubwira ariko sinzi. Ja yafunzwe. Yanyanze ngo ndi marayi. Bega byiza. Ni inkuru nziza kandi ni inkuru ibabaje. Mana yanjye yafunzwe ja. Kandi ubwo yazize wa musinzi we yaranyanze ngo ndi marayi. Bega inkuru nziza. Ahubwo ngiye kumusura mpite mfatiraho ako kanyo. Tari yaza kumujyana.